Yes, reka dukomeze n'igice cya kabiri cy'agafilme kacu. Twari tugeze ahangaha uyu mubyeyi yari amaze kubona nyina w'umwana. Amaze kuvuga ati uyu mwana wa mubyeyi we ko ari uwawe ko musa. Uyu mwana bimeze bite kandi ukaba uri kumujugunya mu modoka warangiza ukirukanka. Umubyeyi nawe bikomeje kumucanga nawe aratangira avuga ati wa muntu we uyu mwana rwose ntago ari uwanjye. Nubwo uri kuvuga ngo turasa rwose ndakwinginze mfasha uyu mwana ntago ari uwanjye. Mwitwarire ugende umurere niba abuze nyina ariko rwose uyu mwana ntago yaba ari uwanjye pe. Kandi ndagusabye winshinja umwana utari uwanjye. Umubyeyi akamureba akavuga ati nyamara uyu mwana ndabona musa. Uyu mwana n'uwawe mufata ahubwo niba uri mu bibazo wavuga umuntu akagufasha rwose aho kugira ngo ufate umwana umujugunye kandi nibura umwana ntacyo yagutwaye cyangwa se umwana atazi ikijya mbere. Ati byiza uyu mwana wamufata niba hari n'ubufasha ushaka umuntu akabuguhereza. Nyina w'umwana yaramwegeye gakeya cyane aragira avuga ati ariko kandi uyu mwana uri kuvuga ngo ni uwanjye. Umubyeyi aravuga ati dore uyu mwana n'uwawe rwose murasa ahubwo icyiza inama naguhereza ngwino nkujyane ahantu ku gashopu hanyuma nkugurire imyenda ye nkugurire ibisabwa byose kugira ngo ubashe kuba warera uyu mwana. Baragiye bajya mu kamodoka nuko byagenze rwose. Mwibutsa gukanda subscribe kuri Past Recap Films kugira ngo udufilime nk'utu twiza cyane tw'urukundo tutazajya tugukika kandi ari udufilime umuntu agenda yiboneramo ibyishimo bigiye bitandukanye. Nuko bidatinze rero wa mubyeyi twageze ahantu baguriye umwana we imyenda akakareba akavuga ati akomana akavuga ati uyu mwana ni mwiza pe ni n'uwanjye ariko kandi umubyeyi akavuga ati ariko kandi iki. Umubyeyi akavuga ati ariko kandi nubwo ari uwanjye ise ntabwo ashaka kwabaho uyu mwana amaherezo azapfa kubera ko njyewe mu rugo umugabo wanjye ashaka umwana w'umuhungu kandi njye nabyaye umukobwa. Wa mugore akareba akavuga ati none se aka kana mana yanjye aka kana nkitwarire aho kugira ngo gapfire mu maboko yanyu. Umubyeyi yaragafashe aravuga ati aka kana aho kugira ngo gapfire mu maboko yanyu ibyiza nuko nagafata nkakijyanira. Ariko akavuga ati ubuse ninkajyana muzongera kukabona he cyangwa se muzabigenza gute. Aka kana rero ngiye kugatwara. Nyina akavuga ati ibyiza nuko wakajyana ndagakunda nakanjye ariko ibyiza nuko wagatwara. Umubyeyi akavuga ati ariko uvuganye n'umugabo wawe ukamubwira ko uyu mwana wamubyaye nyine ari umwana w'umukobwa kandi ko atari wowe wabihisemo. Uyu mwana nibura umugabo ashobora kumva akaba yamwemera akamutunga. Amubwira ati rero uyu mwana nzamurera kandi nta muntu uzi ejo hazaza he. Ashobora kuba umuntu ukomeye cyane ariko kandi niba mubyanze ngenda ajya kumwirerera. Umugore nawe aramubwira ati nukuri urabona nanjye nta mbaraga mfite. Umugabo wanjye yatangiye kumpiga rwose akimara kumenya ko mfite umwana w'umukobwa mu nda. Yagerageje kunyica kenshi ndamuhunga akajya nkubita akankorera itoteza rwose ariko nanjye nkakora uko nshoboye nkamuhunga. Rero mbonye agiye kunyica nibwo nafashe icyemezo ndavuga ati reka nirukankire ariko kandi niruka inda ari nkuru rwose. Nta niyo mpamvu namubyaye nkamubyarira mu nzira nkabona nta kundi kuntu bigenza nkamushyira mu makoma nkamukuzanira. Umubyeyi aramureba impuhwe ziramwicira avuga ati yo gusa twabigira gute. Umugore aramubwira ati umwana ureba ati ni inzirakarengane pe nibura umufashe nibwo yaba agiye mu maboko mazima. Ati reka wenda mbashe kuba nagutekerereza uko ibintu byagenze kugira ngo mbashe kuba nakisanga mu buzima bumeze gutya. Umunsi umwe umugabo wanjye yari yishimye rwose ari aho ngaho ari kuri telefone ze avuga ibintu bya bizinesi ze rwose. wabonaga yishimye ubona ko ari kudiringa kabisa ubona ko wenda bizinesi ze hari ukuntu birimo biragenda. Umugabo numva ari kuvuga ati mana yanjye ati wawu urabikoze ariko kandi ndaho ngaho imbandaje gakeya cyane. Umugabo nsanga ari guserebura rwose arishimye ari kuvuga ati mana ushimwe kuba bizinesi zanjye zungutse cyangwa se zitampombeye. Umugabo yishimye cyane rwose ari kuvuga ati ni njyewe mushoramari abandi ni ukubeshya kabisa. Nanjye nasanze rwose umugabo wanjye yishimye. Mu gihe mbona yishimye nanjye naraje gake gake ndimo ndaseka ndavuga ati sheri wanjye ngufitiye surprise iraza kugushimisha. Umugabo ati ni iyihe surprise mfitiye ituma nishima birenze ko nishimye wa mugore we. Umugore amubwira ati fora ni iki. Yishimye rwose yisekera ati fora ni iki sheri wanjye. Umugabo nawe aramubwira ati ntago mbizi ariko wambwira nkamenya iyo surprise mfitiye wa mugore we. Ati mbwira nanjye nkubwire ku business zanjye ibintu bimeze. Business zanjye zungutse
birenze uko twungukaga mu minsi yashize rwose. ubu ngubu nanjye ndi mu bantu bahiriwe. uwo munsi umugore aramubwiye ati sheri wanjye rero ukundebe uku for a surprise mufitiye, ati ndatwite. avanye akantu aramubwira ati I'm pregnant kabisa, avuga ati ndatwite, ati mvuye ku bitaro none dore nsanze ntwite. umugore yishimye afite ibyishimo nk'uko ibyishimo abandi bashimisha ko umuntu yaba atwite. umugabo akibona rwose yamushyikuje tesite yanarakaye, ariko amaze kuyibona aravuga ati oh my god, umugore wanjye aratwite. asa nk'uwishimye aravuga ati wow, Imana ishimwe, Imana irabikoze. ati mbega ibintu byiza, ati uratwite, ibintu ni byiza rwose, nanjye ndabyishimiye. ubu tugiye kuba ababyeyi b'umwana. umugore nawe araseka aravuga ati yego cyane, tugiye kuba ababyeyi b'umwana. umugabo aravuga ati ariko kandi nubwo tugiye kubyara, ugomba kubyara kuri kondisiyo. ubu ngiye kubyara umwana w'umuhungu mwiza, umeze nkanjye, w'ibogari, ufite ubwenge nk'ubwanjye, utekereza nkanjye, ariko kandi uzi no gukora nkanjye. ati wawu, ati Imana ishimwe cyane kuko ngiye kubyara umwana mwiza w'umuhungu rwose, umwana w'umusore w'ibigango nka se, uzi ubwenge nka se, ukora nka se. umugore arabireba aravuga ati mbega umugabo arabyishimiye. hanyuma umugabo araza aramubwira ati wawu, ati ndagukunda cyane sheri wanjye kuba ugiye kumbyarira akana k'agahungu. umugore nawe aravuga ati umwana w'umuhungu se, atangira kubyibazaho ati se atume umwana w'umuhungu. umugabo ahita acika intege aravuga ati tume umwana w'umuhungu, ati nta mwana w'umuhungu nashaka muri uru rugo. umwana wanjye agomba kuza ari umuhungu, byanga byakunda agomba kuza ari umuhungu. ibyo byo kuvuga ngo umukobwa ngo atari umuhungu, hoya, umwana wanjye w'imfura agomba kuza ari umuhungu rwose. umugore nawe byaramucanze aravuga ati si koko, ni gute nshobora kubyara umwana w'umuhungu? igihe mbyayemo umukobwa se byagenda bite? umugabo aravuga ati nta mukobwa dukeneye muri uru rugo wa mugore we, ibyo bintu byo kuvuga ngo abakobwa byikuremo. ati nta nubwo bufite ukavuga umwana w'umukobwa, ati uzi uko washyize isoni. umugore aravuga ati ariko nyamara abana bose ni abana, yaba umuhungu yaba umukobwa, umubyaye wamwakira ntacyo bitwaye. ati ariko nzabyara umuhungu nta kibazo. umugabo aravuga ati uzabyara umuhungu, kuko nutabyara umuhungu wa mugore we, wowe nicyo cyana muzazana hano nzababure muri uru rugo, ntinzababone muri uru rugo. igihe uzamenye ko wabyaye, igihe uzamenye ko utwite umukobwa uzigenda, ariko igihe uzamenye ko ufite agahungu ugeze umbwire ati bebe sheri wanjye ndagukunda. ati akana kari k'agahungu, gubwa neza mu nda ya mama wawe, ndagukunda cyane. umugore akareba akavuga ati si uko nsanze atari umuhungu mwe ukabyara mwe, ibi bintu nazabikizwa n'iki cyangwa se nazabishyira he? umugabo nawe ati akana kanjye k'agahungu, atari keza akana kanjye k'agahungu, ndagukunda. akareba umugore mu maso akavuga ati wa mugore uzabyara umwana w'umuhungu. bidatinze rero uwo mugore yari ari kubarira wa mugore yahaye akana ukuntu byagenze, ukuntu inkuru yose yagenze. umunsi umwe wa mugore yavuye ku bitaro, avuye kwipimisha rero, aje kureba tesite yari afite, asanga atwite umwana w'umukobwa. ibaze, kandi umugabo yamubwiye ko nta mwana w'umukobwa akeneye muri uru rugo, ashaka umwana w'umuhungu w'imfura. bidatinze rero yararebye abona Liza atabonye cyangwa se ibisubizo bamuhaye kwa muganga ntabwo bihuye neza n'ibyo umugabo yifuza. umugabo yaba yihebye, umugabo yaza akavuga ati wa mugore we, bimeze bite ko mbona bimeze bite mada, ko mbona urabona umugabo ukuntu aza yifitiye confidence, akamureba akamwita mada bimeze bite ubundi ko mbona wagira ngo sinzi. umugore akijijisha akarenza agaseka ati ameze neza njye nta kibazo mfite sheri wanjye, hari utuntu ari gutekereza ariko nta kibazo umeze neza. ati ko mbona bimeze bite, ko mbona utameze neza, ko mbona hari utuntu uri gutekereza, ubundi bimeze bite wa mugore? wambwije ukuri ko atari uko usanzwe wa mugore wambwiye. umugore ati nyamara sheri wanjye meze neza, nta kibazo na kimwe mfite, meze neza rwose mu buzima bwanjye, meze neza pe, n'akana kanjye mu nda tumeze neza rwose. ati wa mugore we, ko nari kugushyira amakenga, hari ikibazo ufite wambwira? umugore nawe akihagararaho akavuga ati no bebo, nta kibazo mfite, njye meze neza, nta kibazo mfite rwose. wumve ko nyine ndakomeye, ndashikamye, nariye, nanyoye, nyine meze neza, uko ndeba meze neza, nta kibazo mfite. ati gusa sheri wanjye, uyu munsi ntabwo urarya ko natetse? ati natetse uturyo twiza turyoshye. ati ushaka rero wambwira ukajya kurya, nkaguhereza ibiryo ukarya,
umugore nawe ukabona ari kwisekesha, ariko umugabo akongera akamureba ati ariko wundi ako kantu ko kwisekeshwa nkabona uri kurenzaho, wa mugore we hari ikibazo gihari wambwira hakiri kare ku buryo twabikemura ibibazo byaba bihari muri uru rugo, ariko niba wumva ko nta kibazo ufite ibizaba uzabyirengere. Umugore aba arahindutse ati se kandi ni ibiki bizaba nzirengera kandi nakubwiye ko nta kibazo mfite? Ati uko utenda kuza wa mugore we ngo no kumbwira ngo umeze neza kandi mbona neza utameze neza, wagira ngo uri guse kuri kurenzaho, kanigendere nkureke. Umugore bidatinze yasigaye aho ngaho, asigara ari gutekereza avuga ati ariko nyamaze iki kigabo amaherezo kizanyica tu, dore ko nigenje iki kigabo kizanyica. Kandi bari bakundanye neza rwose, bafitanye umubano mwiza, ariko hajemo ikibazo cyo kuvuga ngo nabyara umuhungu ngo nibwo azaba umugore muzima, ngo naho nabyara umukobwa ngo agomba kujyana n'icyo cyana rwose ngo cy'igikobwa. Umugore byaramucanze, aratekereza avuga ati mana yanjye, kubera icyo ari njyewe nyine ibi ngibi bigwiririye biguyeho, kubera iki nkwise umukobwa kandi umugabo ashaka umwana w'umuhungu w'umunyembaraga usa nawe w'ibigango nkawe. None mana, ibi ni ibiki unkoze ko nagiye kwa muganga bakampereza tesite nkaba nsanze ari umukobwa mwokabyara mwe? Reka tuze kureba ngo biraza guherera he. Nawe byaba ari ikibazo cyane kuba umugabo ashaka umwana w'umuhungu wowe ukaba utwita umukobwa. Nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tubane gatanu ku kandi kuri Pasile Cup Films. Bidatinze rero inda y'umubyeyi yakomeje gukura, ariko kandi umugabo ni umunyamabizinesi rwose. Abyuka mu gitondo yifungira akaruvate, yigendera nuko aba ameze ari smart cyane, yigiriye mu kazi ntacyo bimubwiye. Umugore aratwite, inda ye irakuze cyane, iranakuriwe. Umugore nawe abategura utwenda tw'umwana gake gake atureba, adukorera amasuku. Umugabo akamubwira ati madamu wanjye rero ndi kubona mu minsi mike tugiye kubyara akana k'agahungu. Ati byibuke ko hari umwana w'umuhungu nakubwiye. Ati ibindi byo kuvuga ngo hari undi mwana ukeneye kuzana hano ntago tubishaka wa mugore we, ati ako kantu kiteho. Umugore yabyibuka agacika intege akavuga ati nzabyara umuhungu sheri wanjye, wigira ikibazo. Ati ibyo uzakora byose uzakora ugomba kuza ufite umwana w'umuhungu, atari umuhungu ntago tumukeneye muri uru rugo. Ati rero kanigere ku kazi, ariko umuhungu nongere mbisubiremo, umuhungu niwe dushaka muri uru rugo. Umugabo nawe akitayarisha akaba smart cyane rero. Hanyuma sinzi ukuntu umugore yarebye aratangara, aravuga ati yo mana yanjye, urupapuro ahantu narutsimbye umugabo wanjye aruguyeho, biramurenga. Umugabo arebye urupapuro rw'ukuntu bahaye ibisubizo umugore we, arebye umugore aramwitegereza. Umugabo aramubwira ati ibi byose wari ubizi kuva mbere hose? Wari ubizi ko twitwa umwana w'umukobwa, warangiza ukigira nyirarubesha, warangiza ukigira umuntu utazi ikintu na kimwe, ukavuga ati njyewe nzabyara umuhungu kandi ubizi ko uzabyara umukobwa? Ati imbere yanjye ukabikora? Ati mana yanjye, ati ugatinyuka nta n'isoni ufite ukabikora ibyo bintu? Ati rero bidatinze ndakwica wa kigore we, cara hasi. Ati cara hasi uransobanurira byose ukuntu ibintu bimeze. Naho byatangiriye, umugabo bitangiye kumurenga kuko atashika umwana w'umukobwa kandi umugore atwita umukobwa. Umugore atangira gutotezwa, atangira gukubitwa. Mwa bantu mwe murebe namwe kuntu ibyago bigura abantu. Umugore si wahisemo gutwita umukobwa, ariko umugabo we rwose nawe yamubereye ibamba, aramukubita akamubwira ati uyu mwana utwite kubera iki watwise umukobwa wa mugore we? Ukagira ngo wenda umugore niwe witera inda cyangwa se nuhitamo icyo abyara. Umugore bikamurenga akavuga ati mana yanjye, kuko ibi bintu nzabikizwa n'iki? Umugabo akaba ati uzabikizwa n'iki se kubera iki? Ati ibi bintu uba warabivuze mbere, iyo nda tukayikuramo, ariko gutabivuze uwo mwana n'iyo nda yawe mugomba kubiryozwa rwose, hanyuma ukamenya ubwenge n'undi munsi byazakubaho. Ntuzongere gutinyuka kubeshya umuntu ibintu by'ibinyoma nk'ibyo ngibyo. Umugore yumvishe ko umwana bagombaga kumukuramo cyangwa se agapfa. Umugore aravuga ati ntabwo byashoboka rwose ko nakuramo inda. Umugore aravuga ati kubera icyo utakuramo inda y'icyana tudashaka? Kubyara ubwa mbere ugahita ubyara umukobwa, kubera iki? Ibyo bintu ntabibaho wa mugore wenda gukubita ndakwica. Umugabo ajya arakubita, nawe mundebere mwa bantu mwe. Umugore aratwite, umugore rwose arakuriwe, ikigabo nacyo kijyaho kirahondagura. Umugore sinzi ukuntu yakikuyemo, aba aranyarutse gatoya.
umugabo nawe agwana no kugira ngo akomeze agume ari smart kwa kundi aba ashaka guhora ari smart rwose. Umugore nawe bidatinze baratwereka atubwiye ukuntu byagenze, ati nuko ibintu byagendekeye nturuka mu rugo ndirukanka rwose. Ni inkuru yabariraga wa muntu ufite akana ke, wa muntu ufite akana ke amurebye agahinda karamwica, aravuga ati se kubera iki? Ati umugabo wanjye yakica uwo mwana, ntago amushaka yaba kumubona no kumwumva ko ari umukobwa ntabyo ashaka, kubera ko ashaka kubyara umwana w'umuhungu kandi ngo yamushakaga ari uwa mbere. Umugore biramurenga aravuga ati mana yanjye, usa aka kana k'inzirakarengane karazira iki koko? Ati basi se wakihanganye ugashaka ahantu wacumbika ariko uyu mwana ukamurira nkajya nk'ubufasha. Umugore aravuga ati ihangane pe, ndakwinginze uyu mwana ni mwiza, mwitwarire were kumumpa. Umugore aravuga ati uyu mwana ni mwiza cyane, atari ko hari ubundi bufasha ukeneye, uyu mwana ukamurira agakura akamera neza utashatse ubushobozi kuri se, byaba byiza ngiye naguhereza amafaranga makeya. Umugore aravuga ati n'ubundi nta kibazo cy'amafaranga mu rugo dufite. Ati niba nta kibazo cy'amafaranga mufite, ngewe umwana ubwo ngiye kumwitwarira, ubwo nzabivuganaho n'umutware wanjye tumugire tumutunge uyu mwana. Ariko umugore akavuga ati ni gute umugabo w'umukire nk'uwo ashobora kwanga umwana ngo nuko ari umukobwa? Bikamucanga agatekereza akavuga ati ibi bintu bibahora. Umugore akavuga ati bibaho, ati umugabo wanjye ni umukire, ni umunyamabizinesi, ariko yanze umwana w'umukobwa pe ku nshuro ya mbere. Umugore aravuga ati rero uyu mwana wawe kamwitwarire nigendere wa mubyeyi we, ati nawe usubireyo uzambwira aho umwana wamushyize. Umugore byaramurenze ararira aravuga ati mana yanjye umwana wanjye. Bidatinze rero baraza kutwereka wa mubyeyi rwose afashe ka kana akitaho, ariko yari bifotoye wa mugabo ari kumwe n'umugore, akavuga ati umugabo mwiza gutya yanga umwana w'umukobwa gute? Bikamucaka akavuga ati ariko siko abantu bahindutse we, abantu barahindutse pe, umwana mwiza nk'uyu nguyu umugabo akamwanga. Umugore nawe yakitegereza ifoto y'umugabo akavuga ati ati uko umureba nta mugabo ngira, ati ni inyamaswa yigendera, ati ikintu kinkubita kandi ntwite, kandi koko nawe yabaho we kikuba gikubita umugore atwite cyo nta kigabo kabisa. Umugore akavuga ati uyu mugabo ugomba kumushyikiriza inzego z'umutekano, akamenya ko gukubita umugore ari icyaha gihanirwa n'amategeko rwose. Umugore akavuga ati ubu mushyize mu nzego z'umutekano abakamurekura ko yanyica, akabitekereza akongera agatekereza akavuga ati umugabo wanjye njye kumurega bamufunge hanyuma nyice. Ati ni intare, asohotse yahita nyica, yahita ndangiza, nta n'umunsi naba ndi hano ku isi, nta n'umunsi naba nsigaje hano ku isi, yahita ndangiza rwose. Umugore akavuga ati ariko rwose uwo mugabo yaraguhabuye disi, umugabo nk'uwo nguwo ubundi umukundamo ibiki? Umugabo wo kukubita utwite, umugabo wo kukwirukansa kandi ufite akana mu nda, urumva uwo mugabo hari umutima agira? Umugore bikamucanga akavuga ati nyamara niba ari ibintu byo gushaka abagabo, wajya kubyara umwana ngo ashaka umukobwa kandi witwitiye umuhungu, wajya kubyara umwana ati nshaka umuhungu kandi witwitiye umukobwa, ati ibi bintu ntabwo ari byo, ibi bintu ntabwo bigezweho pe, ibintu abagabo baba bariharaje nta murongo byaba bifite rwose. Ati uko ndeba uku rero njyewe nimariye vuba, ati njye nkoze ubukwe vuba, ati Imana izamfashe umugabo wanjye ntazabinkore. Ati rero niba wimariye vuba, ikigaragara umukeneye n'akana, ati ariko ako kana ihangana ugatware. Umugore bikamwanga mu nda, si umwana aramutwara cyangwa se biraherera he? Reka tuze kureba, wibutse gukanda subscribe kandi like, ndetse ukoreshe usangize n'abandi bakeneye kwishima, kugira ngo udufilime nk'utu tutazajya tubacika kandi ari udufilime tugenda twiboneramo ibyishimo bigiye bitandukanye. Bidatinze rero barakwereka umugabo hano ni mu gasuti umeze neza, ari kumwe na wa mugabo wirukankanye umugore we kubera ngo atwite umwana w'umukobwa. Umugore nawe wa wundi watoraguye akana ari aho ngaho arimo areba rwose, aritegereza abasanze wa mugabo ari kumwe n'undi mugabo. Reka tuze kureba ngo biraherera hehe, ariko bakaba bameze nk'abantu bari mu rusengero. Urabona uriya mugabo ni padiri, undi ni umugabo waje
mu rusengero nk'abandi bose. Kumbe wa mumama yari yiyiziye mu rusengero gusenga, ariko ka kana aza kazanye wa mugore babonanye bwa mbere ku kamodoka, niba mumwibuka simbizi. Arangije aramuvuga ati nibwo uje ibibazo nibwo birangije? N'abandi bose baratunga baratanga, baravuga ati kubera iki waza gusenga izi saha? Iki gihe nicyo kuza gusenga koko abandi bantu batashye? Umugore aravuga ati naje mfite gahunda yo gusenga, ariko nabonye umugore wataye akana. Hanyuma umugabo nawe aravuga ati se umugore wataye akana yaba arinde? Aho niho wagisanga ari umugore wanjye wataye akana. Ati ako kana ugakuye hehe? Mbwira ahantu ukuye ako kana. Umugore aravuga ati ni umugore wataye akana kandi aka kana ni keza pe. Umugabo aravuga ati nyine mbwira umuntu wataye ako kana ninde? Avuga ati wasanga ari umugore wanjye wataye ako kana. Ati umuntu wataye ako kana umusize hehe? Ati ndangira ahantu umusize. Ati ariko ntumbwire nabi cyangwa se ngo ndebe nabi, uyu mwana namutoraguye mu modoka yanjye inyuma, kandi nyina yambwiye ko hari ibibazo by'umuryango. Padiri ari aho yirebera aravuga ati biriya ni ibiki ndi kubona? Umugore aravuga ati uyu mwana ni uwawe, atari kwa mugabura inyamaswa. Kubera icyo uza mu rusengero ukaza kwishushanya wanze umwana w'umukobwa ngo ni uko umugore wawe ngo yabyaye umwana w'umukobwa kandi ushaka umuhungu? Umugabo aravuga ati ibyo se ninde bikubwiye? Kandi ati ni cya kigore cyabivuze. Ati nicyo cyabivuze. Umugore aravuga ati ni wowe wabimbwiye kandi utibesha ngo umukuru uriya mugore. Ati afite ubwoba, waramuhabuye uramukubita amanywa na nijoro. Atarambeshyera ariko ngewe. Ati ibintu byo gukubitwa ibintu byo gukubitwa se hari abagore bagikubitwa? Ati uriya mugore uramukubita rwose. Ati namubwiye ko azana na polisi. Bidatinze rero wa mugore rwose yahamagaje inzego z'umutekano nk'uko wa mugore yamugiriye inama. Inzego z'umutekano zaraje ziza zizanye n'umugore, baza kureba cya kigabo. Ikigabo kirumirwa kiravuga ati yego ndakweperaho umwuka byaramwe. Hanyuma wa mugore avuga ati uri satani wa kigabo we, mukirebe ikigabo cyangwa umwana nta soni gifite, ngo umugore ngo atwite umwana w'umukobwa, ushaka umwana abantu bose bari mu rusengero barumirwa baratangara bakareba ikigabo koko bakakibona n'ikinyamaswa, bakavuga ati se urugabo nk'uru nguru koko rwanga umwana w'umukobwa ngo rushaka umuhungu? Si ibigabo nk'ibi biracyabaho? Ikigabo kikiregura ngo ngewe ngo uriya mugore ngo arambeshyera. Ati n'ubundi ngo namubwiye ngo amuzane ngo tugire gutya na gutya. Kitangira kuvuga ubusa. Umugore wa wundi ufite akana akavuga ati nta n'isoni ugira? Njyewe umugore yambwiye ibibazo byose n'ukuntu byatangiye n'ukuntu yagiye kwipimisha, sitori yose akayimbwira, kandi uyu mugore yabimbwiraga afite ubwoba nk'umuntu wahahamutse. Ikigo kiravuga ati ewe mugore we umuziho tinda kufa nimufata. Umugore akavuga ati cyakoze abagabo niba ari uko mumeze nta mari barimo, nta bori barimo rwose. Niba ari uko mumeze mugomba gushyikiriza inzego z'umutekano, abagabo nk'amwe bakabashyira muri gereza mugafungwa rwose, hanyuma abagore bakabona umutekano wabo. Nk'uyu mwana se arimo arazira iki? Umwana mwiza avukire mu makoma, ufite amafaranga, wambaye amakositimu ugafunga n'amakaruvati, ibyo se byaba bisobanuye iki? Ikigo kikareba, padiri akareba ati uriya mugabo yabikorara. Umugore nawe akavuga ati ngewe mwabantu mwe uyu mugore yanteye sitori yose, ati ndi kubivuga nk'umuntu ubihagazeho. Bidatinze rero inzego z'umutekano zegereye cya kigabo ziyakibwira ati jya imbere tugende wowe wa mushenzi we. Gishaka kwisaza aravuga ati ambara wowe sana amaboko tugende. Ikigabo bidatinze bacyambitse amapingu. Umugore avuga ati mukijyane. Ikigabo cyaratotombye kiritotomba, umugore wanjye iki n'iki, ariko biranga bibi by'ubusa kubera ko cyagiriye nabi umugore wacyo kikamwirukankana natwite. Ariko umugore akavuga ati sheri wanjye, ati nakwinginze ntuzanyice nuva muri gereza, ati ndakwinginze rwose ntuzanyice. Abagore bakareba bakavuga ati bari buriya mugore bakavuga ati disi iki kigabo cyaramuhabuye, akazunguza umutwe akavuga ati rugabo nk'uru nguru ruteza n'abashinzwe umutekano akavuyo. Ubundi umugore we kimufata gute? Umugore akavuga ati ntabwo ari njye uzanye abapolisi, ati ntabwo ari njye rwose, ni ubufasha bampaye wa mugabo we, utazasohoka muri gereza ukaba wanyica. Ikigabo giteza akavuyo abashinzwe umutekano, ariko biranga bibi by'ubusa baragitwara, baratwereka umugore yasigaye areba ukuntu umugabo we wamutwaye. Aravuga ati niba gutware n'ubundi wari waranzengereje wa rugabo we. Bazanye ka kana kwa padiri bari kugahesha umugisha. Avuga ati aka kana reka tugahesha umugisha kwa padiri, ubundi twigendere tujye kugatunga. Ati rwose urakoze uramfashije, ati nibura mbonye ubutabera rimwe mu buzima bwanjye.
mbonye ko hari abantu nibura bashobora kuwunyumva hanyuma bakamenya ko umwana nabyaye w'umukobwa ari umwana mwiza. Ati humura nta kibazo, ati uriya mugabo azaza yakunze uyu mwana w'umukobwa kandi azamwemera, azamurera, amugurire buri kimwe cyose, kubera ko hari agiye gufata amasomo baragenda babimukuramo gake gake. Umugore aravuga ati urakoze kumfasha, urabona disi ni akana keza, akana k'akabujubuju. Umugore aravuga ati aka kana rero ugiye kugafata ugatwara imuhira, ubwo utabuze ibyo kurya ati kazabaho neza, ati ariko kandi ugize n'ikibazo wampamagara. Umugore yarishimye araseka aravuga ati urakoze cyane, urantabaye nibura turengera ubuzima bw'umwana, nanjye kandi ndishimye atakira umwana wawe, ati umutware, ati umwana mwiza. Umubyeyi yafashe akana ke arangira avuga ati urakoze rwose. Bari aho mu rusengero niho byose byarangiriye, niho byose byabereye. Hanyuma umubyeyi afata akana ke keza disi k'inzobe arangira avuga ati rwose urakoze wa mubyeyi we, ati nabaho mu buzima mbonye abantu beza, ati nabaho mu buzima mbonye abantu nibura bangiriye icyizere bakanyumva. Bidatinze rero agafilime kacu nuko karangiye, umugabo bamutwaye bamujyanye muri gereza, umubyeyi nawe abonye akana ke ari kazima akajyanye mu rugo. Kanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ciao ciao.